Yes, arakora. Nukuri arakora. Nukutarasubizwa. Uzakuka umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe. Mukuru kurusha itangiriro. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba, bana b'Imana dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ni Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel wongeye kubasuhuza. Nje kugira ngo tuganire nanone ku byubaka umuryango wacu, umuryango w'abana b'Imana. Tugiye kureba noneho bishobora gutera umuryango, ku muryango uri mu isi. Hari ibishobora rero kuwutera biturutse imbere, hari n'ibishobora kuwutera biturutse inyuma, ariko byose Imana irahari kandi irabireba. Reka rero dusome muri Yesaya igice cya 54 umurongo wa 17. Haravuga ngo, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo umurage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Rero turabona ibitero bituruka inyuma y'umuryango, ariko kandi bishobora no guturuka imbere. Ariko nkaba nibwira ko abakora ibyo, abacura intwaro bari mu muryango w'Imana, ubundi ntabwo byagombye kubaho. Abo ngabo rero bagomba gukizwa, bakamenya imyitwarire y'abana b'Imana. Yego turi kumwe mu rugendo, nka kumwe Abisirayeli bavaga muri Egiputa bajya i Kanani, bakajyana bari uruvange. Ariko mu bana b'Imana twagombye gutandukana n'isi. Yego turi mu isi, ariko abana b'Imana bagomba gutandukana n'isi. Hano turabona ko hari abantu barega abakiranutsi kandi nibo bagaragu b'Imana. Abo ngabo babarega rero bazahanwa kandi bazatsindwa rwose n'urubanza, kuko ibyo bavuga, ibyo bababeshyera nta shingiro bifite, kuko Imana irabizi kandi Imana ireba mu mutima w'umuntu. Ibyo rero babeshyera abakiranutsi ntaho bizafata mu rubanza, bazatsindwa rero. Abizera rero nyakuri, Umwami Yesu nibo rubyaro rw'Imana, n'abana b'Uhoraho. Bakingiwe rero no kwizerwa n'Umwami Imana. Ni ukuvuga ngo Umwami Imana nawe arabizera, ashobora kubirata. Umwami Imana yirata umwana wese umukiranukira, nk'uko yirase Yobu, avuga ko nta muntu uhwanye nawe umukiranukira nka Yobu muri kiriya gihe cye. Wowe wizera rero, wizera Umwami Yesu, hari ibintu byinshi akwizeza. Arakwizeza kukurinda, arakwizeza kukuburanira, arakwizeza kugutsindishiriza. Haleluya. Igihe cyose uzarangwa n'ukuri, iteka uzatsinda uko byagenda kose. Kandi gutsinda ni ugutsinda urubanza rwa nyuma, kuko hari abaca umugani bakavuga ngo mu Gifaransa ngo rira bien qui rira le dernier. Uzaseka yagombye kuzaseka ku munota wa nyuma, niwe uzaba asetse neza. Ni ukuvuga rero ku mperuka niho tuzabona abaseka, naho guseka ugitangira urubanza cyangwa ukiri mu rugendo, aho yego uraseka, ariko guseka neza ni uguseka urangije urugendo. Kuko kuva mu gihe cya Kayini, kuva icyo gihe cyose isi yakomeje kwanga no gutoteza ndetse no kwica abizera, nk'uko Abeli yapfuye yishwe na Kayini. Abo ba Kayini rero bahoraho. Abo rero ni bamwe twibeshya ko dusangiye urugendo, twibeshya ko ari abavandimwe, ariko bitwa abavandimwe gito.
nubwo turi mu rugendo, ariko rero ni abavandimwe gito. Abana b'Imana rero duhumure, kuko Satani ni intare iziritse. Ibyo niko tubisoma, yaratsinzwe, kandi Imana yavuze ko nta ntwaro, nicyo dusomye uyu munsi, ko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izakira ikigutwara. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya ruzatsindwa. Haleluya. Aha rero turabona ko tugomba kugira ihumure mu maso y'Imana. Ni nayo mpamvu tutagomba gutinya ibitugerageza, ibituzaho byose, byaba biturutse imbere, byaba biturutse inyuma, kuko ibyo ni ibyo tunyuramo, ni ibiri mu rugendo nyine. Dufite ibintu navuga nka 6 Imana iduteganiriza hano mu rugendo tugendana nabyo, ari byo icya mbere ni uko dufite uburinzi bw'Imana. Haleluya. Dufite uburinzi bw'Imana ko tugenda turarinzwe. Icya kabiri, hari amaraso ya Yesu Kristo agomba kugenda atwoza kandi atuvanaho ibicumuro byose, kugira ngo rero Imana ituburanire, idutsindishirize, nuko duhora tugomba kwezwa. Niyo icya gatatu rero dufite umwuka wera muri twe. Turi urusengero rw'Imana, turi urusengero rw'umwuka wera. Niba tugendana rero, Yesu yatwohereje umufasha, umwuka wera. Yesu ashimwe, kuko umwuka wera agendana natwe, tugendana n'Imana nyine. Tumufite umwuka we, tumufite nk'ikimenyetso, tumufiteho ingwate. Haleluya. Icya kane, hari amasengesho twakwirata ko Yesu adusengera ari mu ijuru. Mwaza gusoma muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 11. Icya gatanu, dufite abamarayika b'Imana baturinda. Haleluya. Muri Zaburi ya 91 umurongo wa 11 dufite abamarayika baturinda. Icya gatandatu, Imana turi kumwe. Haleluya. Tugendana n'Imana. Imana rero turi kumwe. Nongeye mbyibutse, dufite uburinzi bw'Imana. Icya kabiri, dufite amaraso ya Yesu Kristo. Dufite umwuka wera. Icya gatatu, nk'ikimenyetso, nk'ingwate Yesu yaduhaye. Dufite icya kane, amasengesho Yesu Kristo adusengera, yanadusengera akiri hano mu isi abwira Data. Dufite abamarayika b'Imana baturinda, kandi dufite Imana tugendana buri munsi, turi kumwe, ku buryo ibyo rero badukangisha byose, ziriya ntwaro ntacyo bishobora kudutwara. Badushinja ibinyoma nk'uko babishinja umwami Yesu. Haleluya. Ibyo nibyo yatubwiraga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 11, atubwira kugira ngo tunabimenye ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bababeshyera ibintu byinshi, ibibi byinshi, iby'ibinyoma. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Niko barenganije n'abahanuzi ba mbere. Haleluya. Uko rero, uko bagirira abana b'Imana, tugomba kubyitega, tukamenya ko umwami Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba gukomeza urugendo. Uwiteka tukazahorana natwe, azahora dutsindishiriza. Dukomeze urugendo, nta rubanza ruzadutsinda, udutsindishiriza n'umwe. Uwiteka rero abane natwe, adutabare, akomeze adutabare, kandi akomeze abari mu ngorane. Hari abafunzwe, hari abicwa. Kubera iki? Kubera ko bizera umwami Yesu. Uwiteka rero akomeze abane natwe, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.